Imana yacu ishimwe cyane. Nitwa Alice Kabeja Toto, ndi godly mother. Maze imyaka 15 mu rugo. Hallelujah. Ndashima Imana itanga urugo, igatanga urubyaro n'agakiza n'itorero n'umushumba mwiza. Hallelujah. Rero turashima Imana ko uyu munsi Imana yaduhaye ibirori. Ndumva tumeze nkaho turi mu birori kuntu sinzi ukuntu mwebwe mumeze, ariko birababera uko mwizeye. Hallelujah. Uyu mwanya mwiza rero tugezemo mu gihe bari kudutegurira, tugeze mu mwanya mwiza udasanzwe. Nk'abakristu turabizi ko tugira ibihe byiza byo gusenga, dukunda kwiyiriza, Umwuka Wera abana natwe, ariko tugiye kuganira ku kindi cyiciro cyiza cyane kiryoshye kijyanye no kwiyitaho, kandi dufite ijambo ry'Imana tugenderaho. Turasoma muri Yohana 3 John 1:2. Bashaka kuyiprojecta mu Kinyarwanda, ariko haravuga ngo, Beloved, I pray that every way you may prosper and be in good health. Physically, just I know your soul prospers spiritually. Hallelujah. Oh, kansome no mu Kinyarwanda. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Hallelujah. Hallelujah. Bene data, biriya bintu ni by'Umwami wacu atwifuriza. Umwami wacu arashaka ko tubaho neza spiritually, ariko na physically, emotionally. Sibyo? Murabizi ko iyo umuntu ameze neza ari n'ukuntu asenga neza. Sinzi mwebwe, ariko njye iyo nguwe neza hari ukuntu usenga neza. Rero ni ibiganiro byiza tugiye gutangira, ariko tugiye guhamagara abantu b'inzobere cyane, our sisters bakomeye cyane, twubaha cyane, kugira ngo tugirane uyu mwanya mwiza. Turahamagara Pastor Chantal, Leah na Mama Konso. Karibu. Mutwishimire, mudukomera amashyi. Hallelujah. Hallelujah. Ikaze. Hallelujah. Mudukomera amashyi ariko mudukunde. Hallelujah. Murana ko turi kumwe n'ababyeyi beza, navuze amazina yabo gatoya, ariko baragenda babibwira mu buryo burambuye. Tugiye gutangira na Pastor Chantal, ni umumama wuzuye ubumana, nk'uko twahuye nk'abamama buzuye ubumana, ariko akaba ari umuhanga mu buvuzi, nakwita mental health mu Cyongereza. Araza kuduha details zirambuye, ariko reka mwegere mubaze, ese Mama Chantal, iyo bavuze mental health baba bashatse kuvuga iki? Mwatubwira amagambo arambuye icyo bashatse kuvuga, wenda no mu Kinyarwanda, kugira ngo abadukurikiye ndetse n'abari hano bose babyumve neza. Murakoze. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Arakoze Naomi. Agira amazina menshi. Alice. Ndashima Imana cyane, ndashimira umushumba, ndashimira administration yose yemeye ko tugira iki kiganiro. Nitwa Pastor Chantal Mudahogora, nkaba narimikiye muri aya mavuta hashize imyaka 12. Murakoze cyane. Ndashima umushumba wanjye cyane kuba yatekereje kugira ngo tuganire kwifata neza. Ndaza kugerageza kubivuga mu Kinyarwanda nubwo bitoroshye. Umbajije ikibazo kiremereye, uti ubuzima bwo mu mutwe ni iki?
ubuzima bwo mu mutwe ni ikibazo kigari ariko ndagerageza kubivuga mu magambo yoroheje kandi yumvikana. Ubuzima bwo mu mutwe ni imikorere y'ubwonko, ikaba igizwe n'imitekerereze ndetse n'amarangamutima. Icyo twita nka système nerveux cyangwa se nerve system. Ubuzima bwo mu mutwe rero, nakunze ko bavuze ubuzima bwo mu mutwe ntibavuga indwara zo mu mutwe kuko biratandukanye. Ubuzima bwo mu mutwe ni igihe twumva turi amahoro mu marangamutima no mu mitekerereze. Iyo dutangiye gutekereza indwara zo mu mutwe zirimo ibyiciro. Harimo indwara zoroheje ziba zatewe n'imikorere y'ubwonko, kuko buriya umbabarire mwite Toto ko niryo menyereye. Buriya Toto ikintu gikoye nuko akenshi iyo dutekereje umutwe cyangwa ubwonko ntabwo tuzi ko ari urugingo nk'izindi ngingo. Ushobora kubwira umuntu akubwira ngo narwaye hypertension cyangwa umuvuduko ukumva nta kibazo ni bisanzwe. Ushobora umuntu akubwira ko yarwaye wenda diabete ukumva ni bisanzwe, ariko umuntu akubwira ati narwaye depression cyangwa afite agahinda kenshi, ndarandira, umutima urasimbagurika, utoyawo ni umudayimoni. Ndagira ngo mbabwire ko ubwonko ni urugingo nk'izindi ngingo. Uko dufite umwijima, umutima, igihaha, impyiko, igifu, izo ngingo zose zifite ibintu bizikoresha, ibyo twita amahormone, za creatinine. Abafite nosiyo mu buganga, iyo ugiye kwa muganga kuvuga ngo creatinine yazamutse, ubuze ko impyiko yawe itameze neza. No mu bwonko rero harimo ibyo twita brain chemicals. Ni ukuvuga twabyita nk'imisemburo nubwo nta kinyarwanda bigira. Izo brain chemicals hari impamvu nyinshi zishobora gutuma zidakora neza, either zigakora cyane cyangwa zigakora buhoro. Hari imisemburo myinshi yo mu bwonko ituma tubasha kubyuka mu gitondo, ukegura umutwe ukumva birakunze, ukibrosa ukumva ni sawa. Undi munsi wajya gushaka n'umwenda mu kabati wambara ukigera nk'imyenda 3 wabuze no muhitamo. Icyo gihe biba byatangiye kuvanga. Am I speaking to somebody? Umuntu akagusohokana mu karesitora ahantu heza rwose, urumva yagutetesheje, baguhereza menu ukayireba, harya wowe ukunda iki? Wowe urabaza umuseriveri, wowe urashaka iki? Ukunda iyihe muri ibi ngibi? Ukeza nibyo ubonye cyangwa se nibyo Toto yakomanze. Kubera ko decision making iba yatangiye kwangirika. Ndimo ndagerageza kubihuza n'ubuzima bwa buri munsi, kubatwara mu bintu biri tekinike cyane, n'amaterima aremereye ntacyo byabamarira. Ariko ni ibintu nk'ibyo bitangira kuvanga buhoro buhoro, ukagira ngo ni ibisanzwe, ukananirwa gusinzira, icyumweru kigashira. Maze iminsi njya mu materaniro nkataha ntenze, buriya niyo mpamvu. Mu kazi turi muri season iremereye, buriya niyo mpamvu. Ukwezi kugashira kundi kugataha, byarangiza ugatangira kubura concentration ku kazi. Akaraporo wajya gupyatura mu masaha 3 ukakamaraho iminsi 3 byaranze. Concentration igatangira kubura, noneho ugatangira kuzana umunabi, ugatangira kwibagirwa. Mu gitondo abana baba batangiye kugusuza, mama ndashaka ibi, mama ndashaka. Mwabana mwe nimumve imbere musanga umukozi abiteho, mugende kuri ya mutantine, mugende. Kandi ubundi wabyukaga mu gitondo ubayambira, ubaha care. Ibyo byose biba tutaramenya amakuru, ukabyitirira abandi bintu, ukabyitirira wenda stress urimo kunyuramo, ukabyitirira umugabo utahatinze, ukabyitirira ibintu byinshi. Ariko by'ukuri mu bwonko biba byatangiye kwivanga. Ibyo iyo bigeze aho hose utangira gutekereza negativement. Nta kintu kiza ubona, ibintu byose aba ari negative. Ariko bariya nabo dore baba batinze, umukozi ukabura umuhutaje, ugataha uhutaza,
ibintu byose bigahinduka negative. Icyo gihe rero no mu marangamutima uba utangiye kuba short tempered, urimo ibyo rero biva hehe? Navuze brain chemicals, ariko hari n'ibindi byinshi. Burya iyo usanzwe uri fragile, akantu kose kagushyira hasi. Ari no kintu nshimira umushumba, iyerekwa Imana yamuhaye, ijambo rivuga ngo gukira mu marangamutima. Bene data, sinzi mwebwe, ariko genda yibona hano. Aba women binjira aha, yarakanyaraye mu myaka ya 35, ibitugu byarahetamye. Nyuma y'umwaka umwe gusa akatangira gukandagira na hotaro, igituza yemye, ama confidence ari yose. Buriya Imana yaturemye mu buryo butangaje, n'ijambo ry'Imana rirabivuga, ngo umutima wanjye urabizi neza. Irangije duha ubutware mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, ngo mureke tureme umuntu ase natwe agenga isi. Imana yaduhaye ubutware. Buriya twavukiye kunezerwa, kuba amahoro, happy and content. Amen, amen. Iyo niyo yari gahunda y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ngo he is a counselor. Yavugaga Jesus, he is our counselor, he is our prince of peace. Ko buryo ufite amahoro, ibindi ntacyo biba biri bugutware. Ariko reka mvuga akantu gato mpite ngusubiza ijambo. Wenda turavuga abamama bakuze, duhere wenda ku myaka 40, 50 hejuru, ariko munyemerere mpere mu buto bwacu, kuko ibibazo turimo kunyuramo uyu munsi naho twavuye. Haleluya. Ndavuze ngo ibibazo urimo gucamo uyu munsi ibyinshi naho wavuye, sibyo? Bivuze ngo umwana atangira kugira igikomere cy'umubyeyi we, nyina umubyara, rimwe na rimwe na papa ariko gakeya, afite amezi 4 mu nda ya nyina. Haleluya. Ntabwo ndimo kubatera ubwoba, ariko niko kuri. Hari ukuntu ibikomere mama warimo kunyuramo, ubwo twese turimo turasubira inyuma mu mateka. Icyiciro kiri imbere yacu, natwe ubwacu, n'abari inyuma yacu, n'abari abandi batoye. Amezi 4 mu nda ya mama, iyo mama arimo guca mu bibazo, astrugglinga, maybe ni GBV, arabaho mu makimbirane, arashonje se, arahangayitse, arihebye, wa mwana uri mu nda igikomere kimujyaho muri subconscious, ahantu adafite information. Yakura yatangira kuba umutineja, ahagira ubwoba bwinshi, ama palpitations, ibintu byose, ariko atazi aho urimo guturuka, kuko ntago ari igikomere cye, nicyo bamuhaye. Uwo mwana iyo arimo gukura ahorana ubwoba atazi aho bukomoka, agahorana agahinda atazi aho gakomoka. Avuga kuko nta kintu mbuze, niki, kuki ndashobora kwishima, kuki ndashobora gutekereza neza. Niyo mpamvu abantu bakirira hano, araza akabona urukundo. Kuko mbabwira akantu gato, buriya umwana, trauma is trauma tubamo, turimo no guhana abana bacu. Please be careful, be careful. Try to heal yourself so your children can be safe. Yes. Buriya is trauma turimo guha abana bacu, most of the time ntabwo bo bamenya triggers. Twebwe dushobora kumenya ibidutriggeringa, ariko ntibamenya triggers. Akumva gusa mu bitekerezo si hazima, mu marangamutima si hazima. Niyo mpamvu masanga bagiye mu biyobyabwenge, niyo mpamvu masanga kugira ngo babashe gucecekesha ibitekerezo bibarimo. Niyo mpamvu bagira ibitekerezo byo kwiyahura, akavuga ati malgré que ngerageza kwirwanirira kugira ngo mba amahoro, I cannot. Ubwo rero na famille ntimwumve, ngasanga twamuteraganye, icyo gicucu, icyo kigoryi, urankoze isoni, byagera mwitereho n'ibindi. Narasenze, ariko umudayimoni yantwariye umwana. Bene data, creatinine ikintu, indwara z'abadayimoni nanjye ndazemera, ndi umukozi w'Imana murabizi. Ariko iyo dopamine yivanze, nubwo watokesha bingana gute, uwo muntu atavuwe ntabwo ashobora gukira. Hanyuma hari ukuntu dufite ikintu cya stigma, twibaza yuko uburwayi bwo mu mutwe ari ukujya indera. Oya. Buriya hagati yo kuba uri amahoro mentally no kuba urwaye harimo urugendo rurerure, a very big trajectory. Muri urwo rugendo abenshi, imyaka mike maze ndimo
practicinga mu Rwanda abenshi batugeraho bararembye usanga dukenera no kubohereza no kubaha n'iyo miti kugira ngo babashe kugaruka mu murongo ariko iyo tubashije kubifatirana hakiri kare you don't have to suffer ari mpamvu niba kuvuga ngo seeking help is important it's a must hakiri kare kuko akenshi usanga iyo ari mu mitekerereze tubishyira hasi cyane ngo reka ntabwo yasaze nibyo yigira nibiki ariko ngarutse kuri wa mwana nicyo nagiye kuvuga trauma buriya ntabwo mbivuge wenda mu cyongereza it does not travel in time and space trauma yo mu bwana y'imyaka 5 ntabwo uzi kuri umumama w'imyaka 60 hello no kuvuga ngo cya gikomere wagize kirya gihe cyo gutabwa cyo kubura affection and care ku babyeyi cyo kuba warakomeretse mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo ugize 60 cyangwa n'iyindi cya gikomere kigira ngo uracyari wa mwana w'imyaka 5 niba warabaye rejected cyane cyane abana bagiye gushaka kiba ari ikibazo niba warakuze umwana w'umukobwa papa adahari cyangwa yarataye mama cyangwa ari abusive hari n'abamama ba abusive ntimunyumve nabi icyo gihe umwana abona mu rushako akibonamo wa muryango yakuriyemo noneho yaba yarakuze umupapa avuga nabi ntabe yatorera abantu bavuga nabi umugabo yavuga gusa ariko wowe ko mbona nakubwiye ngo ibintu ntukabishyira hano ubwo umutima ugahita ujya muri ya myaka 5 induru zikavuga amakofa akamanuka sibyo so rero we need to be very careful kandi zere ko ibiganiro tuzabikomeza tugira n'Imana ko umushumba wacu ibintu mvuga arabizi yarabyize ni umucounselor professional ku buryo support ni nayo mpamvu abyemera akanemera ko tunabivuga hari amatorero udashobora kuvugiramo ibintu nk'ibi ngibi bazi ko indwara zo mu mutwara mu daimon period bakagukubita bibiliya ngo utokeshe bikanga ukarinda ugera indera bakigukubita bibiliya rero icyo ndashaka kuvuga wenda urugiye kumbaza komerezaho ibi bintu ubundi tubitanga mu maseminazi y'amasaha menshi nibo ndagerageza kubyihutisha kugira ngo wow thank you Pastor Chantal ikintu numvishemo nuko igihe cyose nubwo dusenga kwivuza ni ingenzi ese wenda twabyumvishe guhera mu bwana dufite ibintu byinshi bidukurikirana twakuye mu bwana ariko se nk'aba godly mothers umuntu yamenya gute ko yagize mental health issues ese yakora iki ese ntayigize nkagira umuvandimwe uyifite namufasha gute murakoze cyane nacyo ni ikibazo kigoye cyangwa kigoye kukivuga mu gihe gitoya wabimenya gute kubimenya biri very tricky kubera ko akenshi hari umuhanga mujya mumwumva witwaga Albert Einstein yaravuze ngo you cannot fix the problem with the mind which created it ntushobora gukemura ikibazo ukoresheje ubwonko bwagiteje bisobanuye ko rimwe na rimwe dushobora kugira troubles ariko ntitubimenye cyakora kuvuga ko ko nkuzi uyitaho nkaho usigaye amajipo acuramye byagenze gute jewe no nta kibazo da ubibonye hehe ariko murakabya namwe abanyarwanda murakabya kubera ko ibyo ndimo kubona wese ibyo urimo kubona rero rimwe na rimwe iyo umuntu afite umuntu ufite ikibazo tumusaba ko waza muri clinique tukamwigisha uko amufasha kuko buryo uko tubafasha bishobora kubarembya kurushaho yego iyo ufite umwana uri depressed ubora yibereye mu cyumba ntarya ntaza ku meza ari isolated muba muri ku rugi y'umutuka ariko ubwo wafunguye wacyanawe ese urihisha nde wakoze ibiki none uravugana nande urimo urareba iki kuri televiziyo kandi we icyo adashaka ni ukuba kure icyo ashaka ni ukuba kure yanyu ko muri mu bantu bamutrigaringa ariko muri ku rugi turwice papa yazaho bikaba ibindi honda kubita so ibyo byose uko tubafata birabarembya kurusha njya mbibona no mu mashuri umwana yavuga ati nkumbuye mu rugo mfite ikibazo runaka bati no ntaho uri bujye bikarangira agize ama palpitations anxiety attack bakabona kumwohereza kandi bashaka gukora prevention so ni gute rero umuntu yashaka ububasha nkuko nayibabwiye iyo umuntu arwaye impsiko cyangwa umwijima ntabwo ajya no kwa pastor ujyayo akakubwira ati genda ufate umuti ariko usenge ko murabizi ko n'Imana itanga ubwenge
aba baganga b'abahanga dufite hanze aha ni Imana yabahaye ubwenge. So it is okay not to be okay, kandi it's okay to seek help. Thank you.